kandi njya mbabwira ko bishoboka kuba umuntu yatangira umwaka akawutangira neza cyangwa se akawutangira nabi. Ibi bintu ni byiza mwana, kwambika umwana impeta buriya uba wabirangije. Ndabakunda cyane murabizi, Junior Kevin ndagarutse mbafitiye inkuru itariho ivumbi, ni inkuru iri mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ni inkuru aba YouTubers bavuzeho byinshi bakomeza kugenda bayikomantingaho bayivugaho, ariko nanjye ndaje ngo nkiriho akanjye. Buriya nta muntu utifuza kuba yatangira umwaka neza, kimwe nanjye nifuza kuba natangira umwaka neza. Uyu ni umwe mu bakobwa tuzi twamenye cyane, izina rye ryanditswe mu bitabo mu mwaka wa 2022, dore ko yinje mu mubare w'ibihumbi byinshi kuri iyi si bitangiye no mwaka byishimye binezerewe. Yitwa Miss Naomi. Rero ubwo yambikwaga impeta ku itariki ya mbere Mutarama mu mwaka wa 2024. Uyu muhungu azi kubarira mani, uyu muhungu ni wadanje mu kubarira, azi kubarira kabisa. Yitwa Michelle, ufite inkomoko muri Ethiopia. Rero yambitse impeta uno umukunzi we nishimwe Naomi. Ibi byabaye ryari rero? Ahagana saa 4 nijoro ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024. Ni umuhango wabereye rero mu maresitora atandukanye hano i Kigali, cyane ko yagiye anandika kuri konte ya Instagram avuga ko yatangiye page nshyashya n'umubano we n'umukunzi we nishimwe Naomi, kuko yamubwiye Naomi kuko yavuze ngo iki? Kuko yamubwiye ngo yego, nk'ikimenyetso cy'uko yiteguye kubana nawe ubuziraherezo. Aramubwira ati, Miss Naomi wambabarira, kuvuga iryo jambo rirakomeye mw'abahungu, wambabarira ukambera umufasha cyangwa se mama w'abana. Amonsi nateye ivimba mbona nanjye ntazi kuno bizaba bimeze. Yavuze ko afite amatsiko y'ubuzima bazabanamo. Negerezanyije amatsiko kuzamarana ubuzima bwanjye bwose hamwe no kubaha Imana binyuze mu bumwe bwacu. Nishimwe Naomi. Tugiye gushyingirwa. Karabaye bagiye gushyingirwa. Ibi bintu ni byiza mwana, kwambika umwana impeta buriya uba wabirangije. Muri Kamena umwaka wa 2023 nishimwe Naomi n'umukunzi we basohoye ikiganiro kuri YouTube, ku rubuga rwabo rwa YouTube. Bari bahuriyemo bari kuvuga birambuye ku rugendo rw'urukundo rwabo, uko bamenyanye n'ibindi byinshi biteye amatsiko. Washoboraga kuba wakibaza byinshi kuri bo. Uyu musore Michelle avuga ko kuva 2018 hari umuryango yarazi w'inshuti ye yo mu Rwanda kandi yawusuye birambuye. Mu mwaka wa 2021 bagirana n'ikiganiro ndetse Kigali. Icyo gihe abo mu rugo bamubajije niba ateganya kurushinga, hanyuma bamwereka amafoto atandukanye y'abanyarwandakazi. Bamuhaga amahirwe yo kuba yahitamo umwe. Yavuze ko bamweretse abakobwa kugeza bageze ku itsinda Miss Naomi abarizwamo ndetse n'abavandimwe be. Michelle yavuze ko yabwiwe ko bariya bakobwa ari ibyamamare mu Rwanda kandi ko ari beza cyane. Mu kiganiro yavuze ko hari igihe yigeze guhurira muri resitora n'umwe mu babarizwa muri uyu muryango wa Nishimwe Naomi. Abo bari kumwe bamubwira ko ari umuvandimwe wa Nishimwe Naomi kandi ko nawe afite umushinga ujyanye n'ibyo nawe yashakaga kuba yakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Michelle yavuze ko umwanya wubyaje umusaruro, akegera umukobwa akamwaka nimero za Nishimwe Naomi ndetse bakanaganira birambuye. Icyo gihe uyu musore yabwiye uwase ko afite umushinga ari gukoraho kandi afite icyizere ko cyuko Naomi yamufasha akamubera umufatanyabikorwa mwiza muri uyu mushinga yari ari gutegura. Ikindi kandi no muvandimwe wa Naomi yasubiye mu rugo abwira Nishimwe Naomi ko yamuboneye umugabo, aho kumubwira ko hari umuntu bahuye ufite umushinga ashaka ko bakorana. Naomi yavuze ko yategereje ko Michelle amuhamagara araheba, ibyumweru bibiri birihirika. Ikindi yavuze ko byageze aho ngaho asaba uwa Setani ya kumuha nimero ya Michelle akareba ifoto iri kuri WhatsApp. Ntago byari byoroshye ndakubwiza ukuri. Amatsiko yo kureba neza uyu musore. Naomi yavuze ko yatunguwe n'ifoto yabonye kuri WhatsApp. Muri ako kanya yahise asaba uwase kubaza Michelle niba yaributse kuvugisha Nishimwe Naomi, ubundi ahita bikora. Uyu musore yavugishije Naomi ndetse bemeranya guhura. Bahurira ku iduka
ryagira itsinda ry'umuryango wa Naomi. Ikindi kandi Naomi yavuze ko bwa mbere ahura na papa wa Michelle cyangwa se sebukwe wari umunsi udasanzwe kuri we kuko nta magambo menshi yo kuvuga yari afite. Yavuze ko icyo gihe bahuriye mu gihugu cya Ethiopia, ati ntago byari byoroshye ariko byari ibyishimo kandi byari byiza cyane. Yarahuye na sebukwe mw'abantu. Buriya umusore yagiye kwerekana umukunzi, ngiye njya mbibona nk'ikintu gikomeye cyane, aho nibaza niba koko umusore aba yumva nta bwoba ndetse n'umukobwa akibaza ko aba yumva bimeze agiye guhura n'umusaza. Ni ibintu bya danje. Uyu musore kandi afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima, irimo n'uwafatanyije n'uyu mu minsi witwa Akariza Amanda, ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yakoze muri kaminuza y'u Rwanda yimenyereza umwuga, aho yamaze amezi agera kuri 4. Ngaho nguko rero urugendo rw'uyu musore Michelle ndetse na Naomi Miss wacu, kambifuriza ibihe byiza kandi muzakundane, muzubake, muzabyare hungu na kobwa, bizababera ibyishimo ntibizababera amarira. Turabakunda cyane kandi turabashyigikiye mu bikorwa byose muzaba murimo, mudutegurira ubukwe bwiza twongere dutaha ubukwe. Ndabakunda cyane rero, nitwa Junior Kevin. I love you so much my people. Like, subscribe ndetse na comment ubundi twikomereza.